dukomere muri Kristo. Haleluya. Bavandimwe nimugire amahoro. Dore amasomo ku wa kabiri wa Pasika tariki 14 Mata 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 murongo wa 36 kugeza ku wa 42. Zaburi ni ya 33. Ivanjili yanditswe na Yohani umutwe wa 20 murongo wa 11 kugeza ku wa 18. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe abigishwa bavuye kumva basubira imuhira, Mariya we akomeza guhagarara iruhande rw'imva arira. Uko yakariraga arunama arunguruka mu mva, nibwo abonye abamarayika babiri bambaye imyenda yererana bicayeho umurambo wa Yezu bari bawushyize, umwe ahagana ku mutwe undi ahagana ku birenge. Baramubwira bati, mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, Nyagasani bamutwaye, none nayobewe aho bamushyize. Akivuga ibyo arahindukira areba inyuma, maze abona Yezu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu aramubwira ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Mariya akeka ko ari umunyabusitani, aramubwira ati, nyakubahwa, niba ari wowe wamutwaye mbwira aho wamushyize maze mujyane. Yezu aramubwira ati, Mariya we. Undi arahindukira ahera ko amubwira mu Giheburayi ati, Rabuni, ari byo kuvuga ngo mwigisha. Yezu ahita amubwira ati, ntushake kungumana kuko ntarazamuka njya kwa data, ahubwo genda usange abavandimwe banjye maze ubabwire ko ngiye kwa data ari we so, ku Mana yanjye ari nayo Mana yanyu. Nuko Mariya Madalena ajya kubwira abigishwa ati, nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, aya masomo aradufasha kuzirikana ku ngingo dukesha ubuhamya bwa Mariya Madalena igira iti, nabonye Nyagasani. Mu isomo rya mbere twumvise Petero n'izindi ntumwa mu nyigisho zabo bahamiriza rubanda Yezu wazutse bati, bavandimwe nimwisubireho, buri muntu muri mwe abatizwe mu izina rya Yezu Kristo kugira ngo abarirwe ibyaha bye. Nuko abemeye izo nyigisho barabatizwa, bariyongera bagera ku 3,000. No mu Ivanjili turumva ubuhamya bwa Mariya Madalena wabonekewe na Yezu. Yezu akamutuma ku bandi, ubwo agenda bahamiriza n'ibyishimo byinshi ati, nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Mariya Madalena yitwa mu Kilatini Apostola Apostolorum, intumwa y'intumwa. Niwe Yezu yabonekeye bwa mbere amutuma ku ntumwa ze. Urupfu n'izuka bya Yezu byahaye Mariya Madalena guhinduka. Yari umusambanyi, none Yezu aramubonekeye, aramubabariye, aramukijije, barahuye ati, nabonye Nyagasani. Na rubanda bose bumvise inyigisho z'intumwa baremeye, barabatijwe ku mubare ushimishije. None se ngewe ngezehe mu kwemera? Ese iyo nisuzumye ukwemera kwanjye kwiyongera buri munsi cyangwa kugenda gukendera kugabanuka? Iyo ngize amahirwe ngasoma ijambo ry'Imana ariko bidaturutse ku gitutu n'ubwoba bwa coronavirusi, nk'ababayobe n'abatekamutwe babeshya abantu ngo babumbure Bibiliya zabo, barabona umusatsi bazawushyire mu mazi bamwe baherezeho n'abana babo ngo babonye urukingo rwa coronavirusi Imana yohereje. Ye baba we, nawe ukabumbura Bibiliya ushishikaye kandi ari abayobe babigutegetse ku gitutu kubera ubwoba. Nyamara ntiwakwibwiriza ugasoma iyo Bibiliya ugira ngo wongere ukwemera, ahubwo ukayisoma ari uguhinyuza Imana. Rwose bavandimwe, mwitondera abahanura b'inyoma n'abatekamutwe bihishe muri coronavirusi, barikoreka isi bagatera abantu ubwoba. Murangwe n'ubushishozi bityo ubuhakanyi butazabagwaho mu cyayenge. Muvandimwe, aho kubona Imana muri Bibiliya wowe ubonye umusatsi, aho gushaka Yezu muri Bibiliya uri gushakisha umusatsi. Biratangaje kubona umuntu w'umugabo umugore ari kunywesha umwanda umusatsi. Ye baba we, ubwo n'ubuyobe n'ubuhakanyi. Babyeyi mube maso, n'ukwisuzuma. Iyo maze kumva ijambo ry'Imana, nkumva inyigisho, nkumva ubuhamya bw'abahuye na Yezu ariko batarabihangishwaho, hari icyo binsigira mu kwemera kwanjye. Mu ngeso mbi 10 nari mfite nyuma yo kubona Yezu, byibuze nshika kuri imwe byaba byiza pe. Cyangwa mu mico myiza 10 nari mfite ndayikomeza nkayifumbira igakura, cyangwa ndarambika nkadohoka ngacogora ngo narashyitse narashyikiriye. Oya mubyeyi, twese n'ugushakisha iterambere rya roho, taho turagera turacyagenda. Mu minsi ishize hari agakuru katambutse kuri WhatsApp k'umugabo uri gutangara bikomeye, akayamvugo ngo iminsi ikombesha umugabo igikoma. Ati, iyi coronavirus iteye ubwoba, nimbi cyane, yaraduhahamuye twese, iducisha bugufi. Mu kuguma mu rugo byatumye menya abana banjye bose, abo ntarinzi barampamagara ngo igihe n'iki cyo kujya nabafasha, cyakora bambwira amazina ya ba nyina nkabibuka.
iyi coronavirus yatumye njya namenya neza umugore wanjye kuko twabonanaga nijoro gusa. Yatumye ncika ku ngeso yo gutaha bwije. Yatumye nagura umutima w'impuhwe nkumva ntaremera abandi nkabafasha. Yatumye nkunda Bibiliya no kumva inyigisho za Kiliziya. Yanciciye bugufi, ariko yaba yarirangiye ngo shyire mu bikorwa iyi migambi myiza maze iminsi mfata ndebe ko atari amavamuhira. Babyeyi, mu Gifaransa bavuga bati de quelque chose malheur est bon. Mu kintu cyose kibi wahuye nacyo cyakubabaje kikakubangamira, ujye ufata mu isomo ukure mu icyiza. Nubona umugome wifuze gutamwigana na rimwe, nubona umuntu w'umutima mwiza umwigana umukurikize. Kuba Yezu yarapfuye akazuka ni ibyongera ukwemera kwacu. Ni hehe wahuriye na Yezu muri iyi minsi? Yezu umukiza wanjye, nakuboneye mu byago, mu burwayi, mu bibazo, mu bukene. Duhuye wampaye igisubizo, urankiza, uramfungurira, uranyambika, urantabara. Duhurira mu ijambo ryawe rya buri munsi umpumuriza, unyoherezaho abavandimwe bampumuriza. Urakoze Yezu, nanjye narakubonye. N'undi utarakubona wese ukomeze umugereho akubone. Yezu wazutse, singizwa, aleluya. Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu Seminari Nto y'Umutagatifu Aloyizi, Diyoseze ya Cyangugu.